Hello nshuti zanjye banyamuziki mbanje kubasuhuza mwari kumwe na Nsanzineza Sylvain. Nsanzineza Sylvain niwe ubasuhuza, tukaba tugiye kurebana ibijyanye n'imitondekere y'amadiyeze muri muhurungwa nota cyangwa se muri portée musicale. Kwa kundi ujya ukabona amadiyeze atondetse muri portée, nibyo tugiye kurebera hamwe imvo n'imvano y'ukuntu byatangiye. Hari abantu benshi ujya kubona abanyamuziki ugasanga zingo niba ngo harimo diyeze ngo ni gamme, ngo niba ngo harimo ebyiri ngo ni gamme, ngo niba ngo harimo ngo diyeze ebyiri ngo ni gamme, ngo niba harimo ngo ugasanga nuko nguko abizi gusa ko ntiwabimwigishije ugasanga ntabwo yigeze abigeraho. Niyo mpamvu simvuze ko mwese mutabizi pe, ariko harimo benshi batabizi. Niyo mpamvu mfashe uyu mwanya kugira ngo turebere hamwe uburyo ziriya diyeze zitondekwamo imvo n'imvano yabyo. Mbibutsa ko mwari kumwe na Nsanzineza Sylvain, telefone ni izo ngizo ni nazo ziri kuri WhatsApp. Uramutse ugize ikibazo nyuma y'isomo wazambaza cyangwa wambaza. Tudatinze rero reka turebe. Murazi neza ko dufite amanota 7: do re mi fa sol la si ndetse na do octave ya do. Turazi neza rero ko tuzi neza ko iyo ufashe do na re habamo ijwi ryuzuye. Hagati ya re na mi habamo ijwi ryuzuye. Hagati ya mi na fa nta jwi burya ryuzuye ribamo pe, habamo igice. Hagati ya fa na so harimo igice. Sora igice harimo inota nako. Hagati ya ra na si ririmo ahangaha, ariko hagati ya si na do nta nota ryuzuye, nta jwi ryuzuye burya ribamo. Murabizi neza burya nusanga nko kuri synthetizer cyangwa kuri piano ari amanota y'umweru, nusanga amanota 2 y'umweru akurikiranye, ujye umenya ko hagati nta diyeze irimo, nta kanota k'umukara ka diyeze, nta jwi ryuzuye riba ririmo. Murabizi ibyo ngibyo cyane cyane abantu b'abacuranzi. Kandi murazi neza abantu b'abacuranzi hagati ya mi na fa birayegeranye, amanota y'umweru aregeranye, nta kadiyeze k'umukara karimo hagati ya nta hagati ya si na do nabyo nuko. Ubwo rero abarimo 1/2 cy'ijwi, abarimo 1/2 cy'ijwi. Ubwo rero tugahita duca umurongo, tubara amanota 1 2 3 4. Urabizi ko aya manota ari 8, tugaca umurongo. Noneho kugira ngo iyi 1/2 cyuzure ijwi, turafata diyeze tuyishyire kuri iyi fa. Tabati diyeze tuyishyire kuri iyi fa. Ubwo kwanza fa yacu yamaze kugira iki? Diyeze. Yamaze kugira diyeze. Ubwo hano hose hari fa hagomba kugira iki? Diyeze. Ahantu hose uzabona fa kuri zetape zose dusigaranye uzashyira iki? Fa. Ahantu hose hari uzashyiraho diyeze. Ahantu hose hari fa muri izi etape zose dusigaranye uzahita ushyiraho diyeze. Ahantu hose hari fa uzahita ushyiraho diyeze. Ahantu hose hari fa ubwo tuzahita dushyiraho diyeze kugira ngo bitaza kutujijisha. Urabona ko twamaze kuzishyiraho. Niturangiza duhita tujya ku murongo wacu wa kabiri ahangaha. Urabona ko umurongo wacu twawuciye ahangaha, kano karongo k'icyatsi twahaciye iki? Ariko reka ducisheho akangaka kugira ngo bigaragare neza. Wenda reka karagaragara neza se ko, ariko ngira ngo murabibona. Reka dushyiraho kano turebe, kadushyiraho kano reka turekera ntacyo. Ariko turabona ko uyu ari umurongo n'ubusanzwe, turabona ko ari umurongo. Ubwo kugira ngo dutangire kubara tuzongera duhere kuri iri nota riri inyuma y'umurongo ahangaha. Ubwo ni iyi soro turi buhereho tubara. Urabona ko ariyo twaherewe, twongere tubare. Hagati ya soro na ra ijwi ryuzuye. Hagati ya ra na si ijwi ryuzuye. Hagati ya si na do nta jwi ryuzuye. Murabizi
nta jwi ryuzuye riba ririmo hagati ya si na do, nta jwi ryuzuye hariba ririmo mwihangane ujya tubirebe neza, mwihangane ntabwo bisibika ariko nta kibazo, nizeye ko bigaragara. Urabona hano harimo kimwe cya kabiri, hagati ya do na re harimo ijwi, hagati ya re na mi ijwi ryuzuye ririmo, hagati ya mi na fa diyeze ijwi ryuzuye ririmo, ariko hagati ya fa diyeze na sol nta jwi ryuzuye ririmo mu kimwe cya kabiri. Niturangiza twongeye duce wa murongo wacu rero, duce wa murongo wacu 1 2 3 4. ubwo umurongo wacu tuzawucanga hano hagati ya si na do harimo kimwe cya kabiri. Ubwo birasaba ngo iyi do tuyishyireho diyeze kugira ngo izagire iki, kugira ngo hano hazuzure ijwi ryuzuye. Ubwo ya do yacu nayo yamaze kugira diyeze, do yamaze kugira diyeze. ubwo hano hose hari do turashyiraho diyeze kugira ngo itaza kutujijisha twongera tubara ibintu byacu. Ahantu hose hari do, urabona ko ahantu hose hari do turi gushyiraho diyeze. Ntawe uzaba ari kubikora, nurangiza wikoresha imyitozo urebe ko ibi bintu ubyibuka. Aho ugira ikibazo umbaze, nomero wazibonye ziranga kuri ekara, urebe ukuntu bikorwa nuko nguko. Urabona ko hano hose hari diyeze, hano hose hari do, hano hose hari fa. Twamaze kubona ko hari diyeze. Urabona ko hano dufite fa diyeze na do diyeze. Tudatinze turanye duhere kuri inyuma ya murongo wacu y'inguyu, inyuma y'umurongo. Inyuma y'umurongo urabona ko hari re, re niyo twahereye hanga. Twongere tubare hagati ya re na mi ijwi ryuzuye, hagati ya mi na fa diyeze ijwi ryuzuye, hagati ya fa diyeze na sol haba harimo kimwe cya kabiri, hagati ya sol na ra ijwi ryuzuye ririmo, hagati ya ra na si ijwi ryuzuye, hagati ya si na do diyeze ijwi ryuzuye, hagati ya do diyeze na re nta jwi ryuzuye riba ririmo. Niturangiza twongerere duce wa murongo wacu, tuzabara 1 2 3 4 tubone ko umurongo wacu uzaza hanga. Kubera ko hano harimo kimwe cya kabiri, ubwo ya solo yacu izahita igira iki, izahita igira diyeze. Urabona nayo isigira diyeze, ubwo izahita igira diyeze. Ubwo solo diyeze yacu tuyandukura hanga kugira ngo itaza kutujijisha. Ubwo hari solo hose hamaze kugira diyeze, ari solo hamaze kugira diyeze, ahari solo hamaze kugira diyeze, ahari solo hose urabona ko tuhafite diyeze, tuhafite diyeze. Ubwo tudatinze tugahita tujya kuri intuza yacu ya kabiri ya ikurikiye. Urabona ko inyuma y'umurongo hari ra, si, do, re. Ubwo niyo tuzahita dukomeza, niyo tuzahita dutangira ra, si, do, re, mi, fa, sol, la. Tubone ko ubwo twongere tubare, tubone ko hagati ya ra na si harimo ijwi ryuzuye ento, hagati ya si na do diyeze ento, hagati ya do diyeze na re ende mito cyangwa ijwi rituzuye, hagati ya re na mi ijwi ryuzuye, hagati ya mi na fa diyeze ijwi ryuzuye, hagati ya fa diyeze na sol diyeze ijwi ribuzuye, hagati ya ra ya sol diyeze na ra nta jwi ryuzuye rwose. Tukongera tugaca wa murongo, tubaza amanota 4 1 2 3 4 tugaca umurongo, tutaduca umurongo. Tugahita tubona ko hano hagati ya do diyeze na re nta jwi ryuzuye ririmo. Ubwo tuzafata ya re yacu tuyikubiteho diyeze kugira ngo hano huzure inota ryuzuye, ijwi ryuzuye. Ubwo re yacu mwamaze kubona ko nayo yagize diyeze, nayo ifite diyeze. Ubwo hari re hose turahita tuhashyiraho iki, diyeze. Hari re hose diyeze,
ahari re hose hari diyeze. iri somo hari diyeze. iri somo mujye biba byiza ibintu byose ugiye ubimenya ukabamo umuspecialiste wabyo. Ibi ngibi nabyo byongere ku byo wari usanzwe uzi ku muziki. Tukagera noneho ku kindi gice cyacu. Urabona ko inyuma y'umurongo hari mi. Inyuma y'umurongo hari mi. Ubwo iyi mi niyo tuzaheraho. Twongere turebe ibijyanye n'amajwi rero hagati yawe. Hagati ya mi na fa diyeze twabonye ko harimo ijwi. Hagati ya fa diyeze na sol twabonye ko harimo ijwi hano ngibi. Hagati ya sol diyeze noneho na ra, murabona ko hano twabonye ko harimo iki, harimo kimwe cya kabiri. Ubwo ibindi ngibi kubyandika no kugira ngo tubirebe neza ko abantu benshi murabizi. Hano benshi murabizi. Hagati ya ra na si ijwi ryuzuye. Hagati ya si na do diyeze ijwi ryuzuye. Hagati ya do na re byose bifite diyeze harimo ijwi. Noneho hagati ya re diyeze na mi nta jwi ryuzuye ririmo, harimo indi mito. Tukongera tugaca wa murongo wacu nk'uko bisanzwe ku ijwi rya kane. 1 2 3 4. Ubwo hagati ya ra na si turacamo iki, umurongo. Ducamo umurongo. Ubara ko hagati ya sol diyeze na ra diyeze na ra yonyine nta jwi ryuzuye harimo igice. Ubwo birasaba ngo iyi ra tuyishyireho nayo iki, diyeze. Birasaba ngo iyi ra tuyishyireho diyeze. Ubwo ya ra yacu nayo ifite iki, diyeze. Ubwo ahari ra hose turahashyira iki, diyeze. Urabona ko tuyishyizeho diyeze. Ahari ra harajyaho diyeze. Harajyaho diyeze. Izi diyeze muzihanganire ariko mugomba kumenya ko ari diyeze. Nimwite ku buryo zanditse mumenye ko ari diyeze zigiye zanditseho. Ubwo noneho tuyize tujya kuri etape yacu ikurikiye. Turabona ko nyuma y'umurongo hari si. Ubwo niyo tuzahera ahangaha. Twongere tubare noneho amajwi yacu. Tubone ko hagati ya si na do diyeze harimo ijwi. Hagati ya do diyeze na re diyeze ijwi ririmo. Hagati ya re diyeze na mi nta ririmo. Urabona hano hejuru nabwo twabibonye ko nta jwi ririmo ahangaha ngibi. Hagati ya mi na fa diyeze ririmo ahangaha. Hagati ya fa na sol diyeze ririmo. Hagati ya sol diyeze na ra nabyo diyeze ririmo. Noneho hagati ya ra na si diyeze reka da harimo igice. Iki ni igice kiba kirimo. Harimo igice. Ubwo twongere duce wa murongo wacu. Turongera duce wa murongo wacu ku inota rya kane. 1 2 3 4. Duca umurongo. Tuzaca umurongo. Ubwo kubera ko hano hagati harimo kimwe cya kabiri. Ubwo iyi mi turahita tuyishyiraho iki, diyeze, kugira ngo muzi ko diyeze yongeraho kimwe cya kabiri cy'ijwi. Yongeraho kimwe cya kabiri cy'ijwi. Ubwo tubona ko mi yacu ifite iki, ifite diyeze. Ubwo ahantu hose hari mi turashyiraho iki, diyeze. Turashyiraho diyeze. Urabona tutagiye kugera ku musozo. Turabona ko fa, do, so, re, la na mi zimaze kugera diyeze. Dusigaranye isi. Urabona dusigaranye isi yonyine. Iyi ngiyi. Iyi si ni isigaye yonyine. Ubwo tuzongera tubare amanota yacu. Hagati ya fa diyeze na sol harimo ijwi ryuzuye. Tuzi ko harimo ijwi ryuzuye. Hagati ya sol diyeze na ra habamo ijwi ryuzuye naho. Hagati ya ra diyeze na si nta jwi ryuzuye ribamo.
hagati ya si na do diyeze ijwi ryuzuye ribamo burya ijwi ryuzuye ribamo hagati ya do diyeze na re, ijwi ryuzuye ribamo hagati ya re na mi diyeze ribamo hagati ya mi diyeze na fa diyeze, nta jwi ryuzuye ribamo, nta jwi ryuzuye. Urabona ko nuko bimeze. Noneho niturangiza tubone ko si yacu nayo turaca umurongo, turaca umurongo, twongeye duce wa murongo wacu. Ubwo turabara ku inota rya kane, 1 2 3 4. Turabona ko ubwo hanga harimo iki, harimo umurongo, kubera ko hagati ya ra diyeze na si harimo 1/2. Ubwo tuzashaka uburyo iya si yacu tuyishyiraho diyeze nayo kugira ngo hazemo inota ryuzuye cyangwa ijwi ryuzuye hagati ya ra na si diyeze. Ubwo ya si tuzahita tuyishyiraho nayo, tuzahita tuyishyiraho diyeze kugira ngo bigaragare neza. Nizere ko tumaze gutondeka ibintu byacu neza. Murabizi neza ko hano dufite fa, do, tukagera so, tukagera re, ra, mi na si. Ubwo ni fa, do, so, re, ra, mi, si. Fa, do, so, re, ra, mi, si. Niko za diyeze zacu zizajya zikurikirana muri portée musicale. Ukuntu zitondekwa muri porte, urabona ko hano dufite ijwi rya fa. Murabizi ko do, re, mi, fa, so, la, si, do, re, mi, fa. Ubwo ya diyeze yacu uzayishyira mu ijwi rya fa hangaha. Iyi ni diyeze ikurikiyeho ibigomba kujya muri do. Uziko nyuma ya fa twabonye ko hari do. Ubwo iyi fa uzaza iyi do uzaza uyishyire mu mwanya wa do hangaha. Ya sol no, fa, do, sol ntabwo uzayizana hano ku mwanya wayo, ahubwo uzahita tuyizamura kuri ya sol yo hejuru ya octave ya sol. Re, fa, do, sol, re ni ikurikiye. Ubwo re uzahita uyizana hangaha ku murongo wayo. La, ubwo la nubwo twashyize sol hano ntabwo uzayifata ngo uyijyane hano hejuru aho la ibaho ya, ahubwo uzahita uzana mu mwanya wayo wahangaha wo hasi. Noneho mi yo murabizi ko iba kuri uyu murongo, ntabwo tuzakoresha iyi ngiyi yo hasi ya, ahubwo tuzakoresha iyi yo hejuru ahangaha ya octave yayo. Ubwo si yo murabizi ko iba ahangaha. Ubwo mu rufunguzo rwa fa ubwo hari muri clé de sol cyangwa ki sol, cyangwa muri ki sol. Ubwo no kuvuga ngo tuzi ko muri clé de fa cyangwa muri ki fa ijwi rya fa ribanga. Ubwo ya fa yacu niho tuzayishyira. Do muzi ko ibanga, ubwo ya do izabira aha. Ubwo duhite tujya kuri sol yo muzi ko ibanga, ibyo birazwi. Noneho tuze kuri fa, do, so, re. Ubwo ni re ikurikiraho. Ubwo re yo murabizi ko ibanga. La ntabwo tuzafata ngo dukoreshe iyo hejuru ahangaha ya, tuzakoresha iyo munsi ya do, ahangaha. Noneho mi yo murabizi bisanzwe ko ibangaha. Then duhite dushyiraho si, bibe birarangiye. Urabona ko mu mitondekere y'amaporte yacu dufite utu tuntu tubiri. Hano ko dufite utu tuntu tubiri, utu dutatu n'utu dutatu. Murebe ukuntu bimeze. Aha dufite tubiri. Aha ni sorry. Aha urabona ni dutatu dutondekanye mu buryo buberamye. Aha ni tubiri dutondekanye mu buryo buberamye. Ubwo no muri fa urabona ko dufite tubiri dutondekanye mu buryo buberamye, naha tukagira dutatu dutondekanye ku buryo buberamye, naha urabona ko tubiri niko dusoza nabwo mu buryo buberamye. Turamutse dufashe ira tukayishyira hano hejuru,
urabona byari ibintu bisambaguje, nta mupangire byaba bifite mwiza. Niyo mpamvu rero biba bigomba kumera gutya. Ndakeka tumaze kurebana isomo rijyanye n'ukuntu batondeka dièse mu maporte musical. Ubutaha mu minsi mike turarebana ukuntu batondekamo amabemol, none uburyo batondeka bemol muri porte musical. Nabyo ntabwo bapfa uko babyishyiriyemo, ni ukungu nabyo bifite uburyo byatondetswe. Nabashimiraga uburyo twabanye, nageraga ngo mbasezere mbibutsa ko utabyumvise nyango nomero zanjye mwazibonye, wampamagara cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp. Ciao, Imana ibahe umugisha, ikomeze kubarinda, mukomeze mugubwe neza kandi mununguke ubwenge mu bintu bijyanye n'umuziki. Murakoze cyane, murakarama, murakoze cyane.